abantu baririmba ko imbere ngo ari heza, ariko njyewe ntago ariko mbibona, kuko njyewe uko mbibona mbona yuko ahubwo ari iyo viziyo iririmbwa, ahubwo ari iyo gutabika cyangwa ari iyo kujyana umuntu wese wamenye Imana cyangwa umuntu wese ukijijwe, kumujyana imukura mu gakiza, ahubwo imushyira mu bibazo. Njyewe niko mbibona, nawe ufite uko ubibona. Uko ubibona nawe ubishyire muri komanteri cyangwa ubitwandikire muri komenti, kugira ngo twese, natangiye mvuga ngo reka tuganire, reka tubwizanye ukuri, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bari, Uwiteka bungurana inama cyangwa bahana ibitekerezo, Uwiteka azururuka abane nabo. Nuko rero nawe nimba unkurikiye cyangwa untega amatwi, nawe ufite uko ubibona, nawe ufite uko ubyumva, ariko njyewe uko mbibona kwari uko, iyo ugereranyije ukabona uko isi iri kugenda ipanga ibyayo, cyangwa ab'isi bari kugenda bapanga ibintu, turabashuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muri hose ku isi, tugira duti shalom shalom shalom. Muri aka kanya tuje kugira ngo tuganire ku bintu ujya wibazaho cyangwa ugatekerezaho, ariko ntubibonere igisubizo. Muri aka kanya turaje kugira ngo tuganire, twungurane inama, kuko baravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Uwiteka araza akabana nabo, cyane cyane iyo bateranye baganira iby'Imana, bateranye baganira ku by'umurimo w'Imana, iyo bateranye cyangwa bungurana ibitekerezo ku byururutsa imitima cyangwa ku byubaka ubugingo. Abo ngabo Uwiteka byanze bikunze araza akabana nabo, akaganira nabo, akavugana nabo, akabana nabo. Icyo nicyo bishatse kuvuga yuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Uwiteka aza akabana nabo. Natwe muri aka kanya rero ndaje kugira ngo twungurane inama ku byo tubona muri iyi minsi cyangwa ku byo tureba muri iyi minsi. Hari ibyo ubona ukabiburira igisubizo, ndetse hari abitiranya ibintu n'ibindi, bakitiranya ukuri n'ikinyoma. Ariko muri aka kanya wowe unkurikiye cyangwa wowe uzadukurikira, ndagira ngo nkwisabire kugira ngo iyi odiyo uyumve, nawe ushyireho igitekerezo cyangwa ushyireho komanteri, cyangwa utubwire uko ubyumva cyangwa uko ubitekereza, kugira ngo tubashe kugendana neza. Reka nze tugaruke mu kanya gato, mu kanya gato nyuma y'aka karirimbo. Iyo witegereje ukareba, urabona muri iyi minsi bamwe abari mu nsengero cyangwa abantu bari mu nsengero navuga ngo zagiriwe amahirwe zikaba zitarafunzwe, abenshi cyane uba ubona yuko, ntago natinya kuvuga yuko basinziriye cyangwa bahumirije. Abenshi bari mu nsengero barabwirwa yuko igihe turi kujyamo cyangwa aho turi kwinjira ari heza cyane pe, ntago mbyanze, ariko ni heza se ku muntu umeze ute? Ese koko igihe turi kwinjiramo ni heza, ni igihe cyiza mu buryo bwo mu mwuka, cyangwa ni igihe kibi kiri kunamura abantu cyangwa kiri kwica abantu mu buryo bwo mu mwuka? Mbese viziyo abantu baririmba cyangwa viziyo abantu bavuga, mbese n'umukristo yakwishimira iyo viziyo? Ese iyo viziyo ni ikiza ubugingo, cyangwa ni viziyo turi kwinjiramo ni iroheka ubugingo, cyangwa ni
ni anti y'ubugingo, ni ikirwanyabugingo. Imana itugire neza. Iyo urebye ingero nyinshi ukareba igihe turi kwinjiramo cyangwa igihe turi kwerekezamo, ntago igihe ari igihe cyiza cyangwa ntago ari igihe cy'uburyohe nk'uko abantu benshi babivuga, nta nubwo ari igihe cy'ibyishimo ku bakijijwe cyangwa ku bamenye Imana cyangwa ku muntu wese wifuza gukizwa, ahubwo ni igihe gikomereye umuntu wese wamenye Imana cyangwa umuntu wese wifuza, umuntu wese ugerageza gukiranuka cyangwa ugerageza gukora ibyiza, kuko ni igihe turi kwinjiramo kitwereka gukora cyangwa kitwoburija cyangwa kidushyira ahantu ngo umuntu akore ibitanezeza Imana cyangwa akore ibidashimisha Imana, kugira ngo ujye ubona ko uko abantu bahamagawe ntabwo ariko muri iyi minsi biri. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ugume uko wahamagawe. Mbese abantu bavuga yuko turi mu gihe cyiza cyangwa turi mu gihe cy'umunezero cyangwa turi mu gihe cy'ibyishimo mu buryo iyo usomye Bibiliya hatubwira neza ko mu minsi izaza hazabaho ibihe birushya. Abantu benshi bazaba bikunda, badakunda ababo, bakunda imiya, birarira, nta rukundo ruriho. Abantu ngo ndetse ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, nyamara nta kwera bafite, ahubwo birabura, cyangwa abantu bagaragaza ukuri ko ari abera, nyamara ari abanyabinyoma. Icyo gihe rero, icyo gihe cyahanuwe, cyavuzwe, nicyo gihe turi kwinjiramo. Ndagusaba mwene data cyangwa wowe unkurikira kuri Agira Neza Yesu TV, nyemerera nawe ujye mu isesengura cyangwa ujye utekereze neza cyangwa urebe wowe uko ubibona, ubishyire muri komanteri, kuko ngewe ukuntu mbibona nuko uko abantu batangiye ibintu birushaho kugenda biba bibi. Uko abantu, nimba umuntu yaratangiye yigishwa gukiranuka, yigishwa gukora, kwirinda icyaha n'igisa nacyo, muri iyi minsi abantu benshi barabitagatifuje, ndetse abantu benshi babigize ibyera, kugeza n'aho abantu bamwe bavuga ngo igihe turimo ngo turi mu gakiza ka viziyo. Ese koko nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi niko ari, ntahinduka, ese koko nimba adahinduka, ese agakiza ko karahinduka? Mbese nimba hari ibyabuzwaga gukorwa, nimba umuntu yarahamagawe abwirwa yuko gusambana ari icyaha, kwiba ari icyaha, kuroga ari icyaha, ibintu by'ibyaha, ariko ngo kubera viziyo abantu benshi bari kugenda babitagatifuza, abantu benshi bari kugenda babigira ibyera, berekana yuko ndetse hamwe na hamwe bamwe baragenda bagaragaza yuko mbese ibyo byaha cyangwa ibyo byose twitaga ibitinyitse cyangwa ibyo byose twitaga bibi ko nta kintu bitwaye. Iyo niyo viziyo abantu bari kuririmba. Ngewe rero uko mbibona, mbona yuko viziyo rwose, iyo viziyo iririmbwa cyangwa iyo viziyo abantu baririmba cyangwa iyo viziyo abantu bavuga, ngewe mbona yuko abakirisito cyangwa abamenye Imana idakwiye kubashimisha, kuko nibajyana mu kaga gakomeye, nibajyana mu kubakura mu rukundo rw'Imana, nibajyana mu kubakura mu gakiza k'Imana, nibajyana mbese mu rwobo. Iyo viziyo ngewe muri aka kanya abantu baririmba ko imbere ngo ari heza, ariko ngewe ntago ariko mbibona, kuko ngewe uko mbibona, mbona yuko ahubwo ari iyo viziyo iririmbwa, ahubwo ari iyo gutabika cyangwa ari iyo kujyana umuntu wese wamenye Imana cyangwa umuntu wese ukijijwe, kumujyana imukura mu gakiza, ahubwo imushyira mu bibazo. Ngewe niko mbibona. Nawe ufite uko ubibona,
uko ubibona nawe ubishyire muri komanteri cyangwa ubitwandikire muri komenti, kugira ngo twese, natangiye mvuga ngo reka tuganire, reka tubwizanye ukuri, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bari, Uwiteka bungurana inama cyangwa bahana ibitekerezo, Uwiteka azururuka abane nabo. Nuko rero nawe nimba unkurikiye cyangwa untega amatwi, nawe ufite uko ubibona, nawe ufite uko ubyumva, ariko ngewe uko mbibona kwari uko, iyo ugereranyije ukabona uko isi iri kugenda ipanga ibyayo, cyangwa ab'isi bari kugenda bapanga ibintu, ukumva ngo ukareba biriya bavuze ngo, biriya bavuga ngo ni impuzamatorero, ukumva ngo umuyisilamu azasengera hamwe n'umukristo, ukumva ngo umudive wubaha isabato cyangwa wubaha umunsi we wa karindwi isabato, ngo azasengera n'uwo yita ngo asenga ku cyumweru, ngo asenga umunsi w'inyamaswa, ukumva ngo umugaturika usenga igishushanyo kibajwe cyangwa usenga ishusho akayikubita imbere, kandi Bibiliya itubwira neza ko abantu basenga ibishushanyo, gusenga ibishushanyo ari icyaha, ukumva ngo umuyehova uzatura mu isi nshya, iyi si igahinduka paradizo, ariyo nta juru ribaho, ahubwo iyi si izahinduka paradizo, ukumva ngo umuntu wemera yuko habaho imana gakondo cyangwa habaho imana mbese ya kera cyangwa imana akayemera, abo bose ngo bakazahurira hamwe bagahuza imyemerere cyangwa bagahuza imyumvire, ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane, kuko byanze bikunze kimwe muri byo kizaganza ikindi. Nimba wowe wemera ko Kristo ari umwami n'umukiza, ukemera ko Kristo yabambwe kugira ngo abantu babone agakiza, noneho undi we mu myemerere akavuga yuko Yesu Kristo atari umwami ahubwo ari intumwa nka Muhamedi, sinzi ukuntu ibyo bintu wowe uko ubyumva, sinzi ukuntu ibyo bintu tuzabihuza, kandi ibyo bintu byanze bikunze nibyo turimo. Habayeho ihuriro ryo kuvuga ngo bahuze amadini bakore idini rimwe, iryo dini rimwe rero sinzi aho ritwerekeza, sinzi nimba imyizerere yawe uzayigumana, ukagumana ko Kristo ari umwami cyangwa Kristo ari Imana, undi akavuga yuko Muhamedi Kristo ari intumwa nk'uko Muhamedi nawe ari intumwa, undi akavuga yuko umuntu usenga ku munsi wo ku cyumweru asenga igishushanyo cyangwa asenga, mbese ntago mbizi, gusa uko ubyumva cyangwa uko ubitekereza uze kubishyira muri komanteri, tumenye uko ibintu bihagaze cyangwa tumenye uko ibintu biri cyangwa uko ibintu bimeze. Gusa ngewe uko mbyumva ni uko mbona ko igihe turi kwinjiramo bisaba ko umuntu agomba kwegera Imana cyane kandi agasenga Imana nta kindi arebyeho. Mu nama yanjye cyangwa mu gitekerezo cyanjye uko mbibona, birakwiye yuko umuntu agomba gusenga Imana yamenye, akubaha Imana, ndetse byaba byiza ukirinda cyangwa ukivanamo ko kujya mu bintu byo guhurira hamwe ari byo bituma ugira ububyutse cyangwa ari byo bituma uba muzima. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya ryarambwiye ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka ukorera muri mwe? Birakwiye yuko rero nimba muri izo nsengero cyangwa muri ayo mahuriro hagiye kubamo amahuriro y'uruvange rw'abantu batemera ibintu kimwe, birakwiye ko buri muntu ahubwo agomba akaguma kuri rwa rusengero Uwiteka yavuze cyangwa Uwiteka yatubwiye umuntu agendana narwo. Ugenda usenga Imana, ukagenda uganira n'Imana, ukagenda uvugana n'Imana aho uri hose, yaba uri mu kazi kawe, uri muri rwa rusengero rwawe, kandi urusengero rwawe urugendana. Birakwiye ko urwo rusengero ruba muri we ari rwo
ruba muri wowe arirwo ukwiye guha agaciro kurusha izindi nzu cyangwa ahandi hose uhurira n'abantu, kuko ahurira n'abantu bazakubwira byinshi bitewe n'amarangamutima yabo cyangwa bitewe n'uko babyumva, ariko ikiruta cyose ni umwuka w'Uwiteka ukorera muri wowe, icyo azakubwira aricyo uzakora. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Reka rero dusoze kandi dusenga Imana tugira duti birakwiye ko buri muntu wese aba maso mu byo akora, mu byo avuga, mu byo agendamo, mu byo abona. Rwose ntiwishimire ko viziyo mu buryo bwo mu mwuka hari aho izakugeza. Viziyo mu buryo bwo mu mwuka, yego pe, muzubaka insengero, mwubake insengero z'amataje, ndetse muzagura ibyuma mucuranga imiziki igezweho, ndetse muzagira abacuranzi mutakivuza akagoma k'uruhu, ndetse pe muzaba ahantu heza, muzambara neza, muzambara amakaruvati n'amakote, ndetse bamwe muri mwe rwose muzasuka mwe kongera kugira imisatsi y'injwiri, ndetse bamwe muri mwe rwose muzambara udupantaro mwikwize, muberwe, mumererwe neza. Ariko ibyo byose mumenye ko ibyo byose ni viziyo y'umubiri, ntabwo ari viziyo yo mu mwuka. Imana itugire neza kandi usobanukirwe, umenye neza ko aho viziyo yo mu mubiri iri kuzamuka cyane, umwuka urushaho kugwingira, cyangwa mu mwuka igihe uzabona muri viziyo mu mubiri uri kuzamuka cyane, uzamenye ko mu buryo bwo mu mwuka uri gusubira inyuma, uri kunamuka. Ariko ikiruta byose ni uko wamenya byose kubijera, ukamenya ngo nimba uri kwinjira muri viziyo, ese urayinjiramo mu buryo bumeze bute? Uragenda gute muri iyi viziyo turi kwinjiramo? Nimba iri gutegeka abantu ko bagomba gukora ibi, ese wowe nkawe wamenye Imana urabyitwaramo nte? Reka dusenge Imana kandi Imana itugire neza. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje, ushimiye kuri Imana nziza kandi kuri urukundo. Ijambo ryawe riratubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye uzura ukubane nabo. Ibyo ni ukuri. Nyemerera buri muntu wese uzumva iyi audio cyangwa uzareba iyi video, unyemerere buri muntu wese azagire icyo abitekerezaho kandi azagire icyo abivugaho, kugira ngo bigire aho bimukura n'aho bimushyitsa. Kandi Mwami wanjye, unyemerere abari basinziriye ubakangure kandi ubakangurize ibimenyetso, mu izina rya Yesu.